Muraho murakaza neza kuri Ruhima Real Estate. Tubazaniye inzu nziza irimo iragurishwa hano Kibagabaga. Patrick, tubwire mu ncamake uko ino nzu uyibonye. Urakoze cyane. Iyi nzu rero uko nayibonye ni inzu nziza. Icyambere urumvira muri quartier nziza ya Kibagabaga. Kibagabaga ni quartier umusirimu wese akwiriye kugiramo inzu kuko nimwe muri quartier za VIP hano muri Kigali. Ikindi kintu cyiza, iyi nzu yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 400. Ubwo ifite ibyumba binini, salon nini muri bwayikunde uko tugiye kuyibereka, hanyuma ikagiraho rooftop iri ku muhanda wa kaburimbo. Iyi ngiyi ni imari. Iyi nzu rero irimo iragurishwa ku giciro cya miliyoni 250. Ni inzu ya cadastre ariko nini ariko nziza. Niba kubwira miliyoni 250 kuri cadastre, impamvu nuko quartier ya Kibagabaga iri hejuru, kuko iyi nzu uramutse uyiguze waba utuye neza ari ukuyituramo, ari no gukodeshwa yakodeshwa amafaranga meza. Yubatswe n'amatafari ahiye yose kuva hasi kugera hejuru. Ni inzu nini. Tugiye kuyitemberana rero tubereke buri gice cyose kiyigize duhereye hanze nkuko mubizi dusanzwe tubigenza. Ariko nimba ukeneye kugura inzu, vayo tuguhe ino nzu nziza iri muri Kibagabaga. Kibagabaga ni quartier nziza. Reka dutangire kureba ibice biyigize. Kuko ibonye ko imbere ari nziza, no hanze ni inzu nziza igaragara neza, ifite rooftop nziza, hanze heza, afite design nziza, jardin nziza na parking nini. Reka rero dukomezanye mbereke ibice bigize ino nzu. Ino nzu yubatse Kibagabaga nko twabibabwiye, ikaba iri ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu igaragara neza cyane, ifite design nziza, ikikijwe n'imitako igiye itandukanye. Ngira ngo muri kwibona hatatse neza pe, hasize amarange meza, ni hanze hagaragara neza buryo uvuga ati ino nzu ni nziza pe, haba hanze ndetse no imbere. Anga tuvuye ukiva hanze, iyi ni gate ya nzu yacu. Ni gate nziza isize amarange meza kandi ifite amabara ajyanye n'inzu yacu. Ngira ngo muri kubibona. Ukiva hanze rero uza muri parking. Ni parking nini ifite umwanya munini. Ngira ngo muri kubibona ni parking ushobora kujyamo imodoka 3 byibuze kandi ziparikinze neza. Ino nzu rero ni inzu ifite design nziza. Muri kubibona ni inzu ifite inkingi nziza, amarange meza, amatara meza, ikagira na jardin igaragara neza kandi nziza. Ni jardin igaragara neza cyane, ifite imitako igiye inyuranye. Muri kubibona ni ahantu heza cyane. Ukiva kuri jardin yacu rero wahita uzamukira kuri rooftop. Ni rooftop igaragara neza, ifite amatara meza, ama escalier agaragara neza, afite design uvuga ati aha hantu rwose ni ahantu heza. Iyi rooftop yacu muri kwibona ifite ibirahure byiza, ni rooftop igaragara neza. Wajya kuri rooftop ukabona uno mwanya uhari ni umwanya munini wihagije, ufite design nziza. Irebere nawe hano hantu ni ahantu hagaragara neza, hafite amatara meza. Akarusho kino rooftop, ni rooftop ifite view nziza cyane ku buryo uri kureba quartier yawe cyangwa neighborhood yawe neza cyane. Dukomereze imbere hayanzu. Nkuko mibonye rooftop ni nziza, hanze ni heza. Irebere nawe ino balcony, ni balcony nziza ifite design nziza, amatara meza. Balcony yacu ikagira umuryango mwiza uduhereza ikanze muri salo. Ni umuryango wubatse neza, ukoze neza cyane, ufite design nziza. Karibu muri salo y'ino nzu. Ni salo ifite umwanya munini. Nkuko Patrick yababwiye, ino nzu yubatse mu kibanza kinini cyane, bituma salo yayo iba nini, ibyumba biba binini, ahantu hose ni hanini. Ino salo ni salo nziza cyane. Irebere nawe ino TV stand nziza kandi nini cyane pe. Tukiva kuri TV stand nako tutarahava, irebere nawe imitako ikikije TV stand yacu. Ni design nziza igaragara neza. Ino nzu ifite amakaro meza pe, amakaro meza, inzugi nziza, amarange meza, amatara meza cyane. Ino nzu ifite umwihariko kuko design zigize ni design nziza. Irebe nawe iyo plafond ifite design nziza, amatara ariho ni meza. Ahangaha mpagaze muri kwibona rwose ni umutako mwiza cyane, ushobora gushyiramo indabyo, ushobora gushyiramo ibitabo byawe. Urabona ko ni umwanya munini babyaje umusaruro. Tukiva ahangaha rero muri salo, turaza muri salle à manger. Ni salle à manger nini ifite ibikoresho byiza, amatara ngira ngo muri kwibona, plafond ni nziza, hagaragara neza cyane pe. Hano duhaye umwanya wo kujya dukarabiramo. Ngira ngo muri kubona ni urukarabiro rwiza rugaragara neza cyane pe.
ino salo yacu cyangwa salle à manger yacu iri open n'igikoni cyo mu nzu. Ahangaha mpagaze ibaze nawe uri kuhagarara ukareba ya salo tumaze kurebana, wamara kureba salo twari turi kurebana ukareba igikoni kiri ahangaha. Ni igikoni cyiza kigaragara neza, gifite ibikoresho byiza, ariko uretse n'ibikoresho gusa ifite na design nziza. Irebe nawe design iri muri iki gikoni, urebe amakaro agiye arimo, uyasanisha n'utubati turimo. Ni ibintu bisa neza biryoheye ijisho, ni utubati twinshi tugaragara neza. Murebe amatara akikije cyo gikoni cyacu. Ni igikoni kigaragara neza, gifite umwanya munini, gifite ibikoresho byiza kandi bigaragara neza. Ahangaha muri iki gikoni rero turaza kuhasanga umwanya wa frigo. Ahangaha niho mwanya wagenewe ko frigo yajyamo, ni umwanya munini kandi wisanzuye. Igikoni gifite aho kogereza ibyombo, mukabona ni ahantu heza kandi hisanzuye kuko nabibabwiye hagaragara neza. Igikoni rero kikaba gifite stoke yacu cyangwa stoke y'ino nzu. Ni stoke nini ifite umwanya munini, nkuko mubizi amazu menshi stoke ziba ari ntoya, ariko stoke y'ino nzu yo ni stoke nini, ifite plafo nziza ndetse n'amatara meza. Tuvuye mu gikoni dukomeze mu gikari. Mu gikari ni ahantu heza, harimo amakaro meza, hagaragara neza kandi afite ibikoresho bigiye bitandukanye. Ahangaha mpagaze inyuma yanjye turasanga lavabo yo hanze, aho ushobora kwanga kogereza ibyombo mu nzu ukavuga ati kamyogereze muri lavabo yo hanze. Igikari cyacu turaza kuhasanga igikoni cyo hanze. Ni igikoni cyiza cyubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho. Igikari cyacu rero kikaba gifite inzu y'umukozi, dushe na toilette byo hanze. Ni igikari kinini kisanzuye, ushobora kubona umwanya munini uhagije wo kwanika imyenda yawe ndetse no gukorera ibindi bikorwa nko kumesa cyangwa undi mwanya wo kwidagadura, nko murana na ahantu hisanzuye. Tumaje kurebana igikari, igikoni, salo na salle à manger. Ahangaha mpagaze uko mubibona, ahangaha hari koridoro dusangamo cya cyumba dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi gifite dushe na toilette. Ahangaha ibumoso bwanjye turaza kuhasanga ibindi byumba bitatu, harimo chambre principale ndetse n'ibindi byumba bibiri. Muze tundi turebane icyumba dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi. Ni icyumba cyiza, ngira ngo mwagiye mureba imiryango y'ino nzu, ni imiryango myiza ijyanye n'amarangi arimo. Karibu muri cya cyumba dukunze kwita icyumba cy'umushyitsi. Ni icyumba kinini gifite amarangi meza, amakaro meza, amadirishya meza ndetse na plafo nziza ziriho amatara meza. Iki cyumba kikaba gifite dushe na toilette kisanzuye. Reba nawe ino dushe na toilette, ni dushe na toilette nziza zubatse neza kandi n'ibikoresho byiza cyane. Tukiva muri kino cyumba muze turebane ibyumba bisigaye bitatu. Ni ibyumba nabyo binini bigaragara neza, mukomeze mugende murebana natwe ibikoresho by'ino nzu. Reba ino miryango, ni imiryango myiza kandi igaragara neza. Nkomeza mbibutsa ko ino nzu iri Kibagabaga ku muhanda wa kaburimbo. Ino nzu rero nkuko nabibabwiye ifite ibyumba bine, twamaze kurebana icyumba cy'umushyitsi. Mureke mbereke iki cyumba cyo kuri no koridoro. Ni icyumba kinini kisanzuye kigaragara neza, gifite amakaro meza, plafo nziza ndetse n'amatara meza. Tukiva muri iki cyumba turajya muri iki cyumba kindi dusanga muri no koridoro. Ni icyumba nacyo kinini cyane gifite umwanya munini. Nkuko twabibabwiye ino nzu yubatse mu kibanza kinini, nkuko muri kubibona ibyumba ni binini, salo ni nini, ahantu hose twagiye turebana ni ahantu hanini. Ino nzu rero ifite amarangi meza, plafo nziza, amatara meza cyane. Dukomezanye rero turebe chambre principale, nayo ni chambre nziza igaragara neza. Ariko mbere ko tujya muri chambre principale kamanze mbereke dushe na toilette bya byumba bihuriyeho. Ni dushe na toilette nini ifite umwanya wisanzuye nkuko muri kubibona. Rero no mwanya wose ni umwanya munini kandi wisanzuye. No dushe ifite ibikoresho byiza, amatara meza, amakaro agaragara neza ndetse n'inzugi zigize zino nzu. Muri kubibona ko inzugi nziza cyane. Tukiva muri dushe na toilette bya byumba tumaze kurebana, mureka turebane master bedroom. Ni master bedroom ifite koridoro nini wisanzuye. Mbere yuko turebane ibindi bigize ino master bedroom, katana turebane uko ino master bedroom imeze. Ni master bedroom nziza ifite umwanya mwiza. Irebere nawe n'urugi. Mbere yuko tuvuga ku bindi, ni urugi rwiza rugaragara neza kandi nkuko muri kubona ahantu ni hanini cyane, hafite amatara meza, amarangi meza, plafo nziza, mbese ni ahantu hasa neza. Uru rugi rero ruduhereza ikaze kuri balcon y'iki cyumba. Ibaze nawe n'urugi rwereza ikaze kuri no balcon. Ni urugi rwiza. Tukiva kuri hano muri chambre principale tuza kuri no balcon. Ni balcon ifite design nziza. Irebe nawe kino gikuta
urebe amatara abikikije, ni amatara meza, parafo nziza, ni ahantu hanini kandi hagaragara neza. Chambre principale yacu ifite douche na toilette ndetse na dressing room. Mbere yuko tujya muri douche na toilette, kamanze mbereke dressing room yacu. Dressing room nziza ifite garde-robe nini kandi igasigaza n'umwanya wisanzuye ugaragara neza. Muri dressing room reka turebane douche na toilette bya chambre principale. Ni douche na toilette binini bifite amatara meza, parafo nziza, amakaro agaragara neza cyane. Ibikoresho byose biri aha ngaha bijyanye na design y'ino nzu, bituma ubwiza bwa ya nzu bukomeza kwiyongera. Arakoze cyane Ishimwe, amaze kutwereka muri details zose. Ndizera ko twabanye wayibonye ni inzu nziza. Nje kukwibutsa ko iri Kibagabaga, igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, yubatse mu kibanza cy'ubuso burenga 400, iri kuri kaburimbo, irimo iragurishwa kuri $250,000. Wagura ino nzu nziza iri muri quartier nziza. Ndabikwibutsa ko yaba ari ugukodesha, yaba ari ugutura, iyi ngiyi ni imari. Twebwe turi Ruhima Real Estate, turi company y'abaranga bakurangira imari zose hirya no hino mu ntara, aho ariho hose twakugezaho imari. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona imari nk'izi ngizi zikugeraho buri gihe twazishyize kuri iyi YouTube channel. Tuguhaye ikaze.